itindeho. Umuntu yibeshya ko agira inshuti nyinshi, nyamara burya umuntu agira inshuti imwe. Igitangaje usanga muri ba benshi ufata nk'inshuti zawe ariho umwanzi wawe nyakuri yihishe, cyangwa se bikaba imwe mu nzira ibangutse yo kugira ngo umwanzi wawe nyakuri akugereho. Itindeho. Ugasanga inshuti mubanye igihe kirekire ariko nta kosa na rimwe arakubwira, nyamara ntabwo ari uko utayagira, ahubwo akwibwirira bya bindi byiza zikukunda. You know, be careful with that one. Cause inshuti nyanshuti ntuzayibona yagusigirije, ahubwo uzasanga inshuti yawe nyayo idatinya kukubwira inenge n'amakosa yawe, kugira ngo n'ibyo gukosora ubikosore. Iyo niyo nshuti nyayo. Itindeho. Kandi uzatinye ya nshuti ubwira ibyawe byose, ikajya yikiriza kandi inamwenyuramo ngo ikwereke ko byose byishimiye. Bitandukanye n'inshuti nyayo y'uzabwira bimwe yikiriza ibindi bihakane, ibindi bimushimisha ndetse habeho n'ibimubabaza. Impamvu ni uko ibyawe byose si ibyo kwikirizwa kandi ibyawe byose si ibyo gushimisha. Yes, hari n'ibibabaje kandi hari n'ibyo guhakanwa. Itindeho. Ese wari uzi ko benshi mu nshuti zawe harimo umwe anytime wo kuba ikiraro cy'umwanzi wawe kugira ngo akugereho? Wari uzi ko harimo umwe wo kugira ngo uzicarane n'umwanzi wawe utabizi umunsi umwe? Yuda Iskariyoti yagambaniye Yesu nka misiyo. Yes, yabikoze nka misiyo. So nawe muri benshi b'inshuti zawe harimo umwanzi wawe yakoresha nk'urufunguzo kugira ngo akugereho. Be careful. Ndabakunda cyane, nitwa Olivier. Shalom.